mbere y'uko winjira mu rukundo cyangwa mu mubano n'undi muntu, hari ibintu bitatu ugomba kumenya cyangwa gukora kugira ngo urukundo ugiye kwinjiramo ruzabashe kururyoherwa kandi ruzarambe. Nguhaye ikaze muri kino kiganiro, njye nk'ibisanzwe gutegurira nkanakugezaho nitwa Ernest. Wibuke ube wakora subscribe na like, kino kiganiro nikikugirira akamaro. Abantu benshi binjira mu rukundo batiteguye nyuma bakazicuza, ariko niwumva bino bintu ko ari bitatu kandi ukanabishyira mu bikorwa, ntabwo uzicuza icyatumye winjira mu rukundo n'umuntu runaka. Ikintu cya mbere, ugomba kumenya neza icyo ushaka mu rukundo. Abantu benshi bajya mu rukundo kubera kubona bagenzi babo hari umubano barimo, kubera irungu, cyangwa ugasanga umuntu ahise yinjira mu rukundo kubera ko hari mugenzi we wamweretse ko amwishimiye cyangwa yamweretse urukundo rushingiye ku byo afite. Urwo rukundo rero niho usanga ruhise rusenyuka rutaramara kabiri. Niyo mpamvu wakagombye kwibaza ibi bibazo mbere yo kwinjira mu rukundo. Ese mu rukundo nkeneye nshaka umuntu umeze ute? Ni izihe ndangagaciro uwo muntu mushakaho? Ese urukundo ushaka ni urwo kwishimisha gusa cyangwa ni urushingiye ku kubaka umubano n'iterambere rirambye? Ukibanda nyine kuko uba ushaka umuntu ukubereye, uzahuza n'indangagaciro zawe kandi uzagufasha kubaka urukundo rurambye na rya terambere wifuza. Rero iyo wasobanukiwe umuntu ukeneye uko wagomba kuzaba ameze, ubanza kuba nkawe, imico mwifuzaho akaba ariyo nawe winjiza mu buzima bwawe. Niba ushaka umuntu w'inyangamugayo, nawe ugomba kuba inyangamugayo. Niba ushaka umuntu wubaha, nawe ugomba kuba wubaha abandi. Niba nanone ari umuntu wifuza ko azaguha urukundo akakwitaho, nawe ugomba kumenya gutanga urukundo no kwita ku bandi. Ikindi ugomba kumenya ni uko utagomba kwinjira mu rukundo cyangwa mu mubano kuko wabonye ko mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe nawe ari mu rukundo. Abantu ntabwo duhirwa kimwe. Ushobora kumugenderaho uhubutse, we yarabanje kubyitegura ugasanga urwawe ntirurambye. Rero ugomba kubanza kwitonda ugategereza igihe cyawe gikwiye. Ushobora kuba uri umuntu wishyiraho igitutu ngo imyaka yarakujyanye, kanaka mungana arashatse, wenda wowe aragusize, bigatuma nawe ujya mu byo gushaka huti utabanje no kubitegura. Yego bishobora no kuguhira, ukubaka urugo rugakomera, umubano wanyu ukaramba, ariko menya ko abenshi bitabahira. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya mbere yo kwinjira mu rukundo, ugomba kumenya gutandukanya urukundo n'amarangamutima y'igihe gitoya. Mbere yo kwinjira mu rukundo, banza usobanukirwe niba ibyo wumva cyangwa ibyo ubona ari urukundo nyarwo cyangwa ari ibyiyumviro by'igihe gitoya. Ushobora gukururwa n'umuntu kubera ubwiza umubonaho buzatuma wenda ahaza irari ryawe rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, ugakururwa n'umuntu kubera amagambo meza akubwira, harimo no kukwitaho muri cya gihe mukimenyana mu ntangiriro, bigatuma uhita ufata icyemezo cyo kubana nawe huti utabanje kwitonda, bityo nyuma y'igihe gito umubano wanyu ntubashe gukomeza. Ikintu cyiza hano rero, itonde ushishoze urebe ko ari urukundo rwa nyarwo, urebe ko rudashingira cyane ku marangamutima cyangwa ibyifuzo byawe cyangwa ibyo mugiye kwinjirana mu rukundo ashobora kuba agukeneyeho. Ukabanza ukamenya ko urwo rukundo ari urushingiye ku kwihanganirana, kwizerana no kubahana, kandi rukaba ari urujyanisha ibintu gake gake kugira ngo mbere y'uko mufata icyemezo cyo kubana muzabe mwarabanje kumenyana byuzuye. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya mu rukundo, niba uri umuntu ugiye kwinjira mu rukundo ariko ari nk'ubwa kabiri, ubwa mbere rutaragenze neza kubera ko uwo mwabanje gukundana wenda yakwanze, bikaba byaragusigiye ibikomere bikomeye. Ugomba kubanza gukira ibyo bikomere watewe n'urwo rukundo rwabanje. Hari abantu batandukana nabo bakundaga bitewe n'uko abo bantu bakundaga bo babanze, bityo abo banzwe bikaba byabasigira ibikomere byo ku mutima. Hakaba hari abashobora guhita binjira mu rukundo rushya bya bikomere bitaranakira, ugasanga umuntu nyuma y'ibyabaye akunda kugira ubwoba bwo kongera kubabazwa, cyangwa akaba ari umuntu agifite agahinda yatewe na rwa rukundo rwa mbere. Rero iyo uri umuntu winjiye mu rundi rukundo rushya bya bikomere bitarakira, ushobora kubijyana muri urwo rukundo, bigatuma ubona wa muntu mushya muri kumwe muri urwo rukundo rundi winjiyemo, ugahora umubona nk'uwakugiriye nabi mu rukundo rwa mbere kandi atari we wabikoze, cyangwa se ugahora ukeka ko uwo muntu mushya nawe azakubabaza nk'uko uwa mbere yabigenje. Mbega ukaba ushobora kuba muri urwo rukundo nta cyizere ufitiye uwo muri kumwe. Niyo mpamvu rero ari byiza kubanza gukira ibikomere byatewe n'urukundo rwabanje kugira ngo urundi uzinjiramo ruzabashe kugenda neza. Ngibyo rero ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kumenya
mbere yo kwinjira mu rukundo. Wakoze rero gukurikira kino kiganiro, niba wagikunze kuri subscribe, like, unasangize kuri bagenzi bawe. Dusubire mu bindi biganiro.